sebone n'ubu giye twagere twabonye yewe ukuntu mbona ibi bintu imihanda uno munsi yanyereye ariko ni n'ibisanzwe imihanda isanzwe tunyererana kubera wowe wanjye imvura mbona oya dusimba ko nayo uwe wanjegera nawe atume n'ikiyede niba mbona ibi bintu byose rero ubonera umwaka w'amazi gute njye nagutira umwaka amaherewe se iminsi ishize yose nigendana ko ntamaraga iminota 30 ntarabona ikirago ubwo tuvuga ko wandikaga wenyine use turabana tugomba gusanga n'ubwo pause kinwe nuko ese ubu munabona ibingira kabyitesha nakura bizi mwana adamuginga si umuntu abona ibingira kabyitesha kura mu mutwe mwana uze igihumbi ujye kukizira urwara inyundo mu matwanyegera kwegera musanze bayaduteze ugasanga turi kwirirwa twaye usibone cyangwa ubwanzi sibonye amafaranga twari kujya ahubwo tugiye kuzana ibintu mani tugende yari imani udasanga abana yaduteze kwa mugingo amafaranga ariko n'ubundi umutinda we yanitse kitava kandi umuntu akaba adaze wariye wawe usaba bakoze utari mutegera ikigo cy'igihugu cy'umutekano w'amafaranga ariko ko umuntu apfa rimwe gusa bikara mani reka ariya mafaranga kiyaje n'ubundi salamu hano nta masegonda birashize tuhavuye tuhataye amafaranga kandi ni wowe uhageze ari tuha amafaranga yacu uvuze guki ntukatubareme ubu se hano nta masegonda birashize tuhavuye hano tuve mu kanya cyawe tugira ibigoryi mwana gusa uri kubona waturya biga mwana ntabwo warya amafaranga yacu ahubwo duhereza amafaranga yacu duhereza amafaranga yacu duhereza amafaranga yacu nta kintu yagira n'umura ndamukoma uvuze ndamukoma nyuma yo kudutwarira imvune zacu tuba twavunikiye ibiyede bitumereye nabi buranatuvuna nibyo uvuze niko uvuze se washoje kuvuga se uzi n'ikindi mbaburi nawe wishaka kurengera ngo mugende turagenda gute amafaranga yacu urayafite turimo turayareba hanyuma tugende nawe ntukadufata ariko nk'ibishyimbo cyangwa ibitonore ngo tugende ngo mugende ngo reka da reka ntabwo watujyanira amafaranga uko wiboneye gutyo byavamo kandi rwose twatuje uragenda urabyimba maze tubonamo ibigegera tubonamo ibigoryi ntabwo ibyo byavamo ahubwo duha amafaranga yacu ahubwo mu mayira mashya cyangwa se niba ushaka ko tuzana n'amabuye cyangwa ibuye
kugira ngo abone ko bwa mbere narifashe ariko ndarigarura yewe noneho sibyo noneho niba unashaka ko noneho tunaserera ngenda hari icyo wibizana yego dukome ako uhita ubonamo invesire mwana wenda ukoma se wamahembe wenda ukoma wowe urafata amafaranga noneho uri kubona wabyibye turi babiri urakoma nde turi babiri tubonyemo igikoma turi babiri utaza no kuzana imikino ahangaha wamuginga we uraduha amafaranga umuntu yagusiga hano noneho tugiye kwigaragaza noneho amafaranga yacu niba udashaka kuyaduha maze akanya numva muri kuvuga amafaranga ayo mafaranga muri kuvuga saa yacu ubwo ngubwo amafaranga ariko si ibyo muri kuvuga ahubwo se baba muri hanga mwebwe muvuga turutse ibi birareba nk'ibisambo ninde uyafite murafatanyije tubimenye ninde uyafite nyine kumenya ibyo ntabwo bikureba dukeneye amafaranga yacu twigendere amatiku yabo n'ibintu byose by'amatiku ko mwabarezi munitse igihe amafaranga none bashaka kwita uri gukubita ndetse ariko ubu nyine umurezi tucyara gukubita utangiye kubizana se tubyerekane wa muginga utangiye kubizana tubyerekane noneho hano wa mushenzi uzana ibintu byo kuza agishende nyuma yo kudutwara amafaranga none utangiye no kuzana ariko reka rero mbabwire aya mafaranga mwese muri kwita yanyu n'ayacu wewe wanyuze ariko rora ibintu biri kubera muri iyi mihanda umva rero mwumva rero niba muri no kumwemeza ndasabye mpereza amafaranga ngira igendere bicuma ku mashyi cyangwa se tubigire intambara niba ari dushaka gihe kwanza ndashaka yewe niba mushaka umuntu afatanya nabyo turabireba gihe ndashaka amafaranga yanjye nigendere nta kindi nshaka sibyo mpereza amafaranga yanjye nigendere cyangwa se ngewe niyambure gihe noneho tunabireba sibyo gihe ndashaka amafaranga yanjye nta kindi umva se mani wigenda mwana wigenda utaduha amafaranga noneho ngewe kugira noneho tunabireba igihe tugiye kureba umusore hagati yanjye nawe areba uramo amafaranga cyane ntabwo urimo amafaranga bagiye yewe noneho nutamo ubwo abasore nyuma mwamaze kugana ibiti byanyisha ibiti byanyisha ugiye kurwana n'abandi nta gahunda yo kurwaniza umusore wanifuza mpamvu nari nitwemo ikote arashyikira mu izuba ruhari niyo mpamvu nari mvuze ngo reka mbe nishyize hariya ariko nta mpamvu nta gahunda yo kurwana iri hano nanjye ugiye kumubita ese ninde wawe ese muri gufite muri gufite ikibazo nyine aya mafaranga ufite amafaranga afande afande ngereka mbasi nsabisha amafaranga batawe afande kuko tukitana aya mafaranga mwapfa aya ngaya rwose niyo twari tunyuze hano turayata ariko urakoze afande mwataye ryari hashize kuko tumaze iminota 30 tubura n'injegera mwataye ryari mwebwe yari merekeje sheri wanjye nziza hano baramamaza ngiye kutabona n'insanga tugeze haruguru ndayabona afande arabeshya mwebwe mwataye muvuye he tuvuye mu kiyede twari tuvuye kuhakorera mu kiyede babahemba igihumbi senyisa kuri 500 mu kiyede kuri 500 mu kiyede wakoreye 500 mu kiyede cyangwa uri muramubiri ndabona turi ikaraye nyine wakoreye 500 mu kiyede cyangwa uri muramubiri 500 ujya mu bwiza ukuri uzi n'ikindi
dufitwe n'inzara inzara iratwishe tumaze icyumweru tutarya birayatwaye afana ukuri ntabwo ari aya Ndayazi. ukuri rwose njye ntabwo ari oya afana Stefano mbese mu mwakure 500 use wowe kucywisha afana ngo twakure ntabwo ari 500 afana Buri bakore muntu. igihumbi ariko afana twaba kwinzara yihaye duhaye ba mama Yakubafunga? oya Yakubafunga twabarira. twagiye twagiye Namwe mugende. Fuck. Mugaruke se manje.